Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije mwese abakurikira iki kiganiro, amahoro ya Kristo naganze mu mitima yanyu. Nejejwe n'Imana kuba nongeye gutangira iki cyumweru dusangira ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana yaturinze ikaba itwongereye uyu munsi, ikaba itwongereye kongera gutangira icyumweru cy'ukwa gatatu. Rero munyemerere tubanze dushimire Imana yacu, tubanze tuyihe icyubahiro kuko irabikwiriye. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye cyane kuko watubereye Imana. Waraturinze muri iyi minsi itambutse, wabanye natwe nta gikuba cyacitse. Ndagushimiye cyane. Tuje kwamamaza ko uri Imana, tuje kuvuga yuko turi ishyanga ryahiriwe kuko tugufiteho nk'Imana yacu. Uri Imana idahinduka, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana yacu twese. Nukuri turanezerewe muri iki gitondo kongera kuvuga yuko uri Imana idahinduka, uko wahoze kera n'uyu munsi ni kuri. Uri Alufa ukaba na Omega. Nukuri nta gacu ko guhinduka gashobora kukugaragaraho. Turagushimiye rero ko wabanye natwe ukaba waraturinze. Turagushimiye Mwami yuko ukomeje kutugirira ubuntu, ukaba utwongereye iyi minsi yo kubaho. Uri Imana ivuga bigakomera, uri Imana itagikangwa na biracitse, uri Imana ifite gukomera mu biganza byayo. Nyemerera rero ngushimire Mwami. Muzaniye buri muntu wese uri bwumve kino kiganiro, muzaniye umuntu uzacyumva ndetse no ku wundi munsi atari uyu nguyu. Mwami, buri mutima wose rino jambo rizagwamo, ndasabye kugira ngo uzahinduke ubutaka bwiza, maze uwumvise rino jambo rizagira aho rimuvana n'ahandi rimugeza. Mu izina rya Yesu nibyo dusenze twizeye, amen. Nshuti rero mukurikira iki kiganiro, munyemerere dutangire dusoma kandi amagambo tubona muri Zaburi ya 16. Handitse ngo, Mana undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Nabwiye Uwiteka nti, ni wowe Mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyega. Umurongo wa 11, uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Amen. Nimwakire neza iri jambo ry'Imana, ni amagambo y'urufunguzo niko navuga. Zaburi iyi ni ya Dawidi, atangira abwira Imana ngo undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Iyo tuvuze ijambo ryo guhunga muri iyi minsi turyumva kurushaho. Twagiye tubona kuri za televiziyo abantu bagize ingorane zo guhunga kubwiriya ntambara barimo bagahunga. Hari abantu benshi iyo tuvuze guhunga bahita bagira guhungabana kuko bigeze kuba mu ibyo bihe byo guhunga. Ariko ijambo riratubwiye ngo, Mana undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Hahirwa umuntu uhungira ku Uwiteka. Rega natwe umwanzi Satani ahora duhiga, ahora ashaka kuturasa, ahora atera amabombe mu buryo bw'umwuka tutazi,
ariko iyo duhungiye ku Mana ntacyo bishobora gufata. Satani ararwana ariko ntabwo anesha. Rero ndakwifuriza kugira ngo usobanukirwe akamaro ko guhungira k'Uwiteka. Birashoboka yuko hari ahandi washatse ubuhungiro, ndakwingingira kugira ngo uhereye uyu munsi ushakire ubuhungiro k'Uwiteka. Dawidi akarangiza avuga ati, uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye. Aleluya. Hari igihe abantu bashaka ibyishimo, ukaba washakira ibyishimo mu nzoga, ukaba washakira ibyishimo se no mu bindi bintu, ariko ibyo byishimo ntabwo bitinda. Ibyishimo washakira muri droge ntabwo bitinda. Iyo bimaze kukuvamo mu mubiri wawe urongera ukagira inyota, ariko ibyishimo biturutse ku Mana ngo ni ibyishimo byuzuye. Aleluya. Ndakwifuriza kugira ibyishimo biturutse ku Uwiteka, kuko ari byo byishimo byuzuye. Imana ishimwe rero kuko yongeye kuduha iri jambo. Ndashimira mwebwe mwese abashyigikira iki kiganiro, ndashimira mwebwe mwese abadusengera, abaduha amagambo yo kudukomeza, abadushyigikira mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa kuri YouTube. Ni ibintu bisaba amafaranga. Buri kintu cyose umuntu akora mu gushyigikira uyu murimo, Imana ibaha umugisha. Ndashimira cyane kandi n'abakozi b'Imana bitanga kubwo gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Icyo ni igikorwa gikomeye cyane. Imana ibaha umugisha, kandi ni ukuri Umwuka Wera akomeze abahe imbaraga, akomeze abahe ibyo gusangiza ubwoko bw'Imana. Imana yacu ikomeze ishyirwe hejuru, ntabe ari twebwe, ahubwo izina ryayo rishyirwe hejuru. Munyemerere rero nk'uko dusanzwe tubigenza buri wa mbere, muzi yuko mbabwira ijambo ry'Imana tuzasangira mu cyumweru cyose kiba kiri imbere. Tuzasangira rero ijambo rivuga ngo, uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Mbese intwarane ni bande? Mbese ni gute umuntu ajya mu bwami bw'ijuru akoresheje imbaraga? Ibyo byose ni ibintu tuzasobanukirwa muri iki cyumweru dutangiye. Ndakwifuriza kugira inyota yo kuzajya mu bwami bw'ijuru. Ndakwifuriza kuzarangiza kino cyumweru hari ikintu wungutse ku byerekeranye n'uburyo waba intwarane. Aleluya. Mbese intwarane zifata gute? Ndakwinginga kugira ngo uzatege amatwi. Nzi neza yuko hari ikintu gikomeye Umwuka Wera azakwigisha. Imana ishimwe rero kubwo umugambi mwiza idufitiye. Imana ishimwe kubw'iki cyumweru kiri imbere yacu. Ndagira ngo rwose twizere kuko hari ibyo Imana itubikiye. Byanze bikunze idufitiye umugambi mwiza. Rero reka dutangire kino cyumweru twizera yuko hari icyo Imana izatuganiriza, twizera yuko kandi hari iyindi migisha iri imbere yacu. Ni Imana itajya irambirwa kutugirira neza. Reka dusenge mu kurangiza iri jambo ritoya. Mana, ndagushimiye cyane. Ngushimiye kubw'ijambo ryawe wohereje kugira ngo ridufashe. Ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge byacu. Ndasenze kugira ngo amagambo yose tuzasangirana n'ubu bwoko bwawe azaherekezwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Herekeza ijambo ryawe kuko ari isezerano waduhaye, mu izina rya Yesu, kugira ngo ubwoko bwawe bufashwe, kandi abafite ibibazo by'uburyo ubu n'ubu bose ndabasengeye kugira ngo Mana utabare, wiyerekane mu buzima bwabo. Abarwayi ubakize mu izina rya Yesu.
abari guhunga bavanywe mu byabo, bari mu ngorane zo kubyuka bumva urusaku rw'amasasu, turabasengeye mwami, turasenze kugira ngo ushyire iherezo kw'iriya ntambara, kugira ngo abantu babe mu mahoro. Ni mu izina rya Yesu mbisenze, amen.